Yes, ahangaha turi rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Aha rero tugarutse muri studio za Nzozi TV1 aho tudahwema kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Aha muri kubona ni muri Leta Zunze za Amerika, aho abantu basaga miliyoni 9 baramukiye mu mihanda bigaragambye. Baramukiye mu mihanda bayerekana akababaro kabo. Aha turi kugusomera umunyamakuru wacu Derike Mugabo. Uyu munyamakuru ni umunyamakuru dukunda cyane, niyo mpamvu tuba twifashisha n'ikinyamakuru cye gikorera kuri Twitter cyangwa se kuri X, aho yagize ati abantu miliyoni 9 baramukiye mu mihanda cyangwa se bigabye mu mihanda. Aho ni muri Leta Zunze za Amerika, aho abantu barenga miliyoni 9 baramukiye mu mihanda bigabye rwose bajya ku nteko bagamije kwamagana Trump n'intambara yabashoyemo cyangwa se muri Leta Zunze za Amerika. Aha rero niho tukubwira ko urabona abantu uruhuri bari mu mihanda bamagana Trump, bagiye ku nteko rwose bati twebwe Trump intambara ari kudushyiramo ntabwo tuyishaka, nta nubwo ari intambara ifite icyo isobanuye. Niyo mpamvu rero ubona uyu mugabo Trump bakubwira ko rwose badashyigikiye ibyo arimo. Ntabwo bashyigikiye ibyo arimo. Hano rero bagaragazaga ibiri ku mutima, ibiri mu mitwe yabo, yuko badashyigikiye intambara ari kubashoramo. Aha rero ni naho bavuze ko inteko Kongre yavuze ko idashaka ko Trump ajyana abasirikare hariya hirya muri Irani, abasirikare barwanira ku butaka rwose. Congress yabihakanye ngo ntago ibishaka. Iyi myigaragambyo yaje kwitwa cyangwa se bakurikije slogan cyangwa se intero bari bihaye, bagenda bavuga ngo no kings, we don't want kings, we don't want kings. So bagavuga ngo no kings, niko ibitambara cyangwa se amapankarite bari bafite yari yanditseho ngo no kings, nta mwami, nta bwami, nta cyami dukeneye kuri iki kinyejana. Urumva, muri iki kinyejana nta mwami bakeneye. Aha rero ni muri Leta Zunze za Amerika, aho abantu baturutse imihanda yose bigabye basaga miliyoni 9 byose bigabye mu mihanda bavuga ngo no kings. So hamwe n'ibyo rero nibyo nari nkigarutse nkubwira kuntu bavuze ko badashaka ko abasirikare babo bajya ku rugamba, abasirikare barwanira hasi, ntabwo bashaka ko bajyayo rwose. Bigaragaza rero ko Donald Trump ashobora kuba afite igitutu kimuriho cyangwa se pressure imuriho ishobora gutuma banamweguza, icyo bita impeachment. Bashobora kumukora icyo bita impeachment, noneho bakamweguza. Yabaye perezida wa Leta Zunze za Amerika wa mbere wegujwe inshuro 2. Muzi muri manda y'ubushize ko yegujwe, ariko bakamureka agakomeza akayobora kugira ngo arangize, kuko birashoboka ko itegeko ryabimwemereraga ko ashobora guhabwa imbabazi ariko akeguzwa, ariko agakomeza akabayobora. Ubwo rero yaba ari inshuro ya 2 yegujwe. Aha rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukore share, ukore like niba ukunda ibiganiro byacu, kandi yumva ko twakaguka tukaba umuryango mugari rwose wadushyigikira ntacyo byagutwara. Aha rero turagomeza tukubwire ko rwose amakuru arahari kandi arashyushye. Yes, si ibyo gusa twaze tuvuga, ntabwo ari Donald Trump uri mu kaga gusa wenyine, ahubwo Donald Trump ari mu kaga hamwe na mugenzi we uyu Benjamin Netanyahu. Bose bari mu kaga, bari mu mazi abira. Aha uri kubona ntabwo ari filime, ahubwo n'abanya-Israeli
noneho bari muki n'abanyayisiraheli nabo bigabye mu mihanda kubera intambara cyangwa se kubera impfu z'abanyayisiraheli, zaba iz'abasirikare cyangwa se iz'abasivile bari gupfira muri iyi ntambara hagati muri Isiraheli, bari bazira ibintu badasobanukiwe, bazira intambara bashojweho na Amerika na Isiraheli cyangwa se Trump na Netanyahu. Ubwo rero ahangaha ubona ko Trump byamukomeranye cyangwa se Netanyahu byamukomeranye, aho Netanyahu bamuzindukiye. Si Trump gusa muri Amerika bamuzindukiye, noneho abandi baturage benshi bo muri Isiraheli nabo baramukiye mu mihanda, bigaba mu mihanda bagamije kwamagana ibiturika biri kwica abasirikare ndetse n'abasivile muri Isiraheli. Ubwo rero urabona ko abantu buzuye, ni uruvunganzoka, ni the same muri Amerika. Muri Amerika buzuye mu mihanda, bateye ku nteko. Aha naho muri Isiraheli naho urabona ukuntu buzuye imihanda, bateye rwose, biyama uyu mugabo Netanyahu ati ibintu wadushoyemo ni ibiki, intambara zawe zimaze iki? Wumvise hari ahantu bavuze, nigeze kumva bavuga ukuntu ati ni umwe muri ba bantu bo mu bwoko tubita ubwoko mu by'amadini twabitaga ngo ni hari abatambyi n'abaki, abatambyi, abasadukayo, abarewi. Muri wa muryango w'abarewi nabonye umwe wari urimo ari kuvuga ngo Iran ubwayo icumbikiye abayahudi basaga 30,000, kandi abo bayahudi babayeho ku rwego rushimishije muri Irani. Irani ntibakoma, ntibakumira, ntigira ikibabuza, ntibabangamira mu burenganzira bwa muntu bwabo, ahubwo babayeho neza, baratunze kandi baratunganiwe kandi neza. None mwaretse kutubeshya ngo Irani ishaka kwica abayahudi? Iyo abari yica ni intambara mwayishoyeho, yakagumye kuba yarabanje kwica abayahudi bari imbere muri Irani. Aba bagabo rero Amerika cyangwa se Trump na Netanyahu n'abandi bakorana icyo bita deep state, ubona ko ifite ibintu byihishanye byo kugira ngo yigarure buriya butaka bwa Irani, ibanze isenye, yice nk'uko yabitangiye, yishe abayobozi bose bagera kuri 40 irabica. Urumva ko ibingibi ni massacre, ni genocide. Urebye ibi bintu bisa nka genocide, gukora ikintu wagambira ugamije kumaraho abantu runaka, igitsinda agatsiko cyangwa se itsinda umuryango, ubwoko, ubaziza imitekerereze, ubaziza uko basa, ubaziza imico. Ibyo byose tubyita genocide. Nibi rero ubona Donald Trump ari gukora ndetse na Netanyahu, ibi ntaho bitandukaniye na genocide. Ubwo rero ndagira nkubwire ngo wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ugatanga ibitekerezo byawe. Ibi bintu reka abayisiraheli babyamagane, ureke n'abanyamerika babyamagane, nta n'umuntu utabyamagana. Ubona ko n'ibihugu byinshi byagiye ku ruhande, biravuga ati ibi bintu ntago ari iby'i Rwanda, ntago twabishyigikira. Koko rero ibi bintu rwose ni genocide, ni genocide. Hari ibihugu byinshi byafashe initiative, nka Pakistan, ubona ko yemerewe kunyura muri wa muhora wa Hormuz, yemye Iran itayikomaho. Kubera iki? Yemeye gufata risk yo kwirukana, yafashe initiative yirukana abasirikare cyangwa se ibirindiro cyangwa se base za Amerika hariya muri Pakistan. Niyo mpamvu rero n'ubwato bunyura muri wa muhora bwemye bumeze neza. Aha rero ni ku Nzozi TV, hano ukomeze ukore subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe.